Okay, ngaho mbwira inzozi se ngo bimeze bite? Inzozi zansigaye nzitinya. Nanjye ubwanjye nsigaye mfite ubwoba. Nizere ko atari inzozi mbi. Byagenda imbere. Inzozi. Ndahangayitse cyane kubera umuryango wanjye. Ndahangayitse cyane kubera umugore wanjye n'umwana. Ako birumvikana pe. Noneho narushijeho guhangayika nkimara kurota zino nzozi. Inzozi zimeze zite? Zimeze zite? Ziko narose. Rugema na babararabe bashimutira umuryango. Ngo? Yes. Izo nzozi wazirose? Narose bashimitiye umuryango. Wavuganye n'umugore wawe? Umugore wanjye ntabwo turavugana. Byanteye ubwoba ndumva ndashaka kumva inzozi zawe ndazitinya Kamara. Nanjye ndahangayitse cyane. Numva ngize ubwoba. Ndahangayitse. Numva ngize ubwoba. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira ko ibindi bintu byose ngomba kubihagarika nkita ku muryango wanjye. Mani muhamagare. Hamagara umugore wawe. Nimugoroba twavuganye. Mwavuganye? Nimugoroba twavuganye. Ni muzima se? Ameze neza. Ariko ikibazo gihari. Ko nahise murangira. Murangira hano. Ambwira ko ngo hari ibintu ashaka kuvuga ngo kandi nawe bimuteye ubwoba. Nabwira bimbwira kuri telefone yanga kumbwira kuri telefone nambwira ngo ari kumwe n'abantu ntabwo yabivuga. Ibaze Rugema Shimus umugore wawe n'umwana. Byabirangiye twaba dutsinze. Nta n'ikintu nose twakora iki? Wahita tumanika amaboko. Nabona umugore wanjye n'umwana basi byaba birangiye araba mbonye nyine. Muhamagare tumenye uko ameze. Ako Rugema yibeshye ibintu twamukorera none. Halo? Oui. Allô? Oui, chérie, vite. Abantu bazenguruka inzu. Ari mu nzira kuza. Ahantu gasa nk'ikigina. N'ubushye babyitaga peace. We ntujibona reba n'imisatsi. Reba rwose n'imisatsi. Ibi arabikunda n'ibyo ikoresha n'iki kibimukundisha. Muri basket no afite zikina basket. Biba bigoranye no mu cyayi. Sinavuga nabi buriya ariko yababyize vuba no kuri Simba beki ko ntago nigeze mbona rwose nk'ibyo. None se urarupimye usanga rungana iki? Amaze nk'igihe kingana iki arunywa wenda. Ntanga urugero rwa amurenze ko none se ko arembye cyane kuruta uko yari ameze umujyana ubwo uyurumva nyine niba reaction n'urumogi hari ibintu bidakorana. Hari umuntu nk'urumogi amaraso akagira akabura urumogi ugasanga aho kugira ngo abari amaraso ari mu rumogi n'urumogi rurimo amaraso. Nyine urumva yarumwenye ifemba rumwera rimwe. Ibyo ntago ari gitanga. Igipimo kiri hejuru cyane. Kagendesheje se ubu ngubu kweri. Reka ture ko uyu muti ubanza utuze ucayuke ni nk'iminota 30 ucayuke umuntu akareba icyo akora nyuma sibyo. Urumogi birasaba ko urumogi banza rukitandukanya. Urabona ko akundi uzunguza amazi arimo umwanda none ukareka umwanda ukajya hasi kugira ngo no kuyayura arimo gutemba urumogi rwajya hasi. Ba muganga buriya yabibonye nubwo yabinyweye vuba ko ntago nigeze mbona nk'urwo buriya rero warungurutse mu aba yabonye harya mu ibipimo byanyu nge ndi nyiri bitaro sindi umuganga. Ibipimo byanyu byerekana nk'umwaka yatangiye kubinyweraho. Ntabwo nigeze nkora test izamuye gutyo kugira ngo urumva ziba zinahenze. Rero niyo mpamvu bikanza gato mumfashe humura nta kibazo.
habayemo ikosa mu muganga. Habayemo ikosa. Urabona ko wakundi twafashe umugi turavoma turugira amazi. Ibyo ni nakubwiye. Rero ejo twataye umuntu urushinge rw'umugi. Tuvoma amazi kugira ngo twoze rwa rushinge rw'umugi. Urwo rushinge rw'umutero rurimo amazi. Urushinge rw'amazi. Ahunga witupfu. Aribyo byabaye. Tukaba tukiri gukora iki hano twicaranye umurambo wa mugabo. Uziko ibintu bikaze mwana. Umwana ngo nawazanye. Umwana gusa iyo uzana umwana ko kakanasuhuza koko. Abo bantu urabizeye? Arabizeye? Mana yanjye. Uziko ibintu bikaze. Uziko ibintu bikaze mwana. None se ugeze he? Ugeze hafi se nibura basaho nakurangira. Aho nakurangira urahibuka. Nagira ku bamotari umubwire umva aze kuba guha muvugane. Nuza kugera ku mumotari uze kumumpa tuvugane muyobore neza akura ku buryo ari buwita kugeza aho tu. Sawa. Ndumva atanameze neza. Natuje. Agameze neza. Abo bantu barara bazenguruka inzu ubwo si barugema cyangwa abatumwe na rugema. Sinkubwira nyine iby'inzozi zanjye. Ntago ndi kubikubwira. Kandi warose abafite narose yabashimusi yabatwaye. Reka tugire icyo dukora rero hakiri kare. Tugire icyo dukora hakiri kare rugema tumutange. Ce rugema. Kuko kunkorera ku muryango. Nugukora ku buzima bwanjye. Nukumwica da, nukumwica. Nukumwica bikarangira. Ahubwo umva nukumutanga hakiri kare. Nidutinda arabashimuta. Reka umudamu wanjye abanzaze. Kabanzaze twumve neza uko bimeze. Hanyuma nanjye we rugema kuko rugema aranze aratuzengereje. Rugema azatugezayo. Aranze azengereje imirya azatugezayo. Rugema kunkorera ku muryango no gukora ku buzima bwanjye. Mana ako njye cyangwa ngo tumwice ukanga. Cyangwa ngo tumwice uyu muntu kandi uyu rugema azatuzengereza. Wanyoye imiti iyo gripe urwaye? Hey, se gripe ni indwara. Uramenye utayinyanduza? Urabizi ko mfashwe na gripe ukuntu bimerera. Bameze nk'umurwayi malaria. Nta miti wanyoye cyusa? Ntabwo gripe yifata nk'indwara. Yego nyine ndarwaye ariko Ese kutavuga neza ayo nakantu gatoya nakano ihagazeho n'imbaraga ahubwo zacitse aya byo gushushirwa no kugira uteko umuriro apana ubwo urumva umeze neza mu mubiri urabona nifubitse mbese nturwaye ntabwo ndwaye wibeshye rero imfati ndaramuka ndwaye gripe cyose ahubwo kiss me yego Yesu Gina umva niyo wambwira ngo mukore mu aragenda urumva birasa urumogi n'amazi birasa rwa rundi twari turimo gupomba turimo nibura niyo mubwira kari na mugo ukavuga ati umutera urushinge yisapfira ibyo nibura bye umutera urushinge rw'amazi urumva duhombye kabiri amafaranga yari habu twari tugiye reka ahubwo turamukira gute se ni ibindi bibazo kandi uriya mugabo kumwumvisha yivugisha rwose uriya mugabo rero ugira uburyo twamukwepa umuntu aramwumvisha kuko mutera urushinge rw'amazi ni ukwiruka ariko urumva turiruka araho ngo iki umutera urushinge rw'amazi nawe arumviriza ubuse wumvisha iki wumvira ibyo ngibyo mukoze umwana wanjye urumva urushinge wigira ikintu usobanura wa mugabo wigira ikintu kimwe usobanura uyu ni umwana wanjye n'amaraso yanjye nani isoni umuti w'amazi unyikiye umwana umuti umeze nk'amazi kandi urushinge baranarwoza nk'amazi aziramo nta kintu nshaka ko munsobanurira uyu mwana umusubiza nk'uko agaruka mu buzima muganga ntabwo aba azifite byasaba ko aba ari amapede urumva kuguhuhamo munereye urushinge rw'amazi umwana wanjye ntabwo ari njye n'umuganga ibitaro ni ibyanjye n'ibyo kuko musubiza ubuzima agaruka mu buzima ntabwo ndi gukina ntabwo ngiye kubeshya nta n'uwakina harimo icyuma hanyuma uyu ni umuti umute cyangwa umutera urushinge rw'amazi yibeshye habayemo ikosa ibitaro si ibyawe gute mwandikisha ibitaro bidafite ibyangombwa ikosa se ko tuhazanye ubwanguzi atazi ibintu aza gukora
reka mbabwize ukuri uyu mwana ntabwo yapfa ngo yijyane uri kumva uko n'ubundi aramutse yijyanye yagira irungu hagati yawe nawe muhite mumuherekeza mutangiye kwitana ba mwana mwese mugomba kumuherekeza binaza gukora reka mbabwize ukuri uyu mwana ntabwo yapfa ngo yijyane uri kumva uko n'ubundi aramutse yijyanye yagira irungu hagati yawe nawe muhite mumuherekeza mutangiye kwitana ba mwana mwese mugomba kumuherekeza bakunzi ba filime nyarwanda nyuma yo kubategura filime nyinshi nziza noneho tukuzaniye filime y'akataraboneka yitwa Ingaruka y'Ikibi. Franka ari mu rukundo rukomeye n'umukobwa bita Anita kandi Franka afite ikibazo gikomeye cyane. Urashaka kumbwira yuko Anita azapfa? Mama urashaka kumbwira yuko Anita azapfa? Ntacyo wambwira urambwira iki kindi cy'uko ngiye nzavuga abagore bahita bapfa. Umukobwa wese uryamanye na Franka ahita apfa. Ese Anita naryamana na Franka nawe azapfa? Ku rundi ruhande ababyeyi ba Anita bazi ukuri kose, none ntabwo bashaka gutanga umukobwa wabo Anita, barashaka gutanga umukobwa batabyaye witwa Benita ngo akundane na Franka baryamane ubundi aba ari upfa. Ushita kuri Frank ibizaba bikaba ariko utabaye ku mukobwa wawe. Ayiwe mwana we none urabihuye. Ayiwe cya Benita kibacu cyanjye hakire kure kikagenda kigafata ugashingura. Yes. Umugendere kure gukururana nawe ibiki n'ibiki by'urukundo gerageza bigabanye. Hanyuma rero wowe Benita kibonge big gerageza wiyegereze Frank mukundane hahandi uvuga uti rwose ninjiye mu rukundo neza. Ese iki kinyoma kizabahira? Ese nitanamenye ko uyu muhungu yihebeye afite iki kibazo bizagenda bite? Ese ubundi Frank afite ikihe kibazo? Niba ushaka kumenya ukuri ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Yohana. Manuka gato twayipininze muri comment ya mbere ukikeho ubundi ugere kuri channel ukore subscribe ubundi uryoherwe. Rekeraho kurahira ku Mana cyangwa umutwe uci. Mama Kanyana wewe wari umuzi wari uzi ko afite Kanyana. Ntabwo ajye kubona ukabona icyana kiraje nyuma yaho ukabona nyina. Sheri ndakabura imfura yacu do. Ibaba Imana ishobora. Imana ibirebe nimba ari byo ibimukureho mu izina rya Yesu. Reka nkwereke basi mbwira nta kintu cy'imitungo y'abandi yaba yaragiyewe na nko ku ruhande ukavuga uti hari umuntu wireba cyangwa hari umuntu ugira gute kugira ngo ibibazo nimba tubirimo urabona niba gufunga hari igihe nanjye bafunga ariko Fabiola azaturerera umwana sibyo tubwiza ukuri tumenye ikintu cyo gukora. Ibintu byose ari impapuro zijyanye n'iyo mitungo ari ahantu twagiye tugura. Nzajya nguha message nzajya nguhamagara mbwenda gushaka duhure sinza aho dupanga ibyo bintu ni ariko nawe menye warakoze ibintu bitemewe cyane urumvuza amanyanga n'amaheri y'abanyabyaha biranyorohera gukorana nawe. Ku myaka yanjye 26 mpagaze urabona naba nikoresho ubwo ukuyeho ibiri warwaye nta kibazo ariko noneho ntabwo twaje kuvuga ku myaka ntayirimo we ngo nguhereho ko nagukorera ubu nta kibazo nabyumvishe ko nabirimo najya ahandi hantu nabyumvishe ako kandi ngiye mbi ngukeneyeho serivisi ntabwo wanca 70 ntabwo tanga urumva we kuko tayari dukorana turi aba partner ntago nakugora sibyo ni ushaka guhamagara location ni handi nayo intuye najyaga nkodesha niho sawa rero oya ndaza gukora. n'abameri n'abadada bose namaze kubafatisha. Hari indaya simbe bwe gutyo indaya ubu ngubu umukobwa wisobanukiwe hano hirya yambwiye ati rwose abagore mba mbafite
nk'ijana ati ni ukugupasi wabonye nabo ni abakiriya nahise mbibona aba nabo ni abakiriya rwose ni karibu ni karibu ndabona umwe ni karibu cyane muri amahoro namwe tumuha agatebe iyo mbonye umuntu w'umusore rero nk'uyu nguyu mpita ntekereza ibintu bibiri sida no kumurongo amashyari mu rubyiruko uyu musore hano nta burozi bari bambwiye hano ngo muravura cyane rwose niko kazi kawe afite ikibazo n'umwana wanjye ugiye kubona mbona atangiye guhinduka kirabatari cyo mu mutwe gusa oya ni icyuma ngo uburyo yafashwemo nibwo buryo nanjye nasobanukiwe ngira imana ajya mufashe rwose uyu mwana aracyari muto yabyibuza abona ukuntu nyine akira byihuse muga munyarukanye mukore n'udusuzuma uraza kumera neza gusa ihangane rwose byose ari impapuro zijyanye n'iyo mitungo ari ahantu twagiye tugura amasamba ari ibintu byose hari ikintu cyanjye na kimwe utazi ntabwo ibintu hariya muri tuwari imbere y'igitanda yewe muri dokima zanjye zose hari ikintu utazi ntacyo peshe mama wiyibagiza ntabwo kuri dore ndakabura imfura yanjye do yewe nababwiye ni izina ry'imana nongere mbivugemo nta nduri ivugira ubusa iribagiza kuba wari kuvuga ko uhazi urahazi sherekana igendere njye kwiyitabiye konvokasiyo numva ibyayo ndagaruka nkubwira sibyo uhita ufata telefone umbwire nyine njye naruye reka tukajyana koko tukajyana se gute ukagenda ukamperekeza neza ugasigara ku muryango nawe ukabumva ibyo wambwira ariko nawe ndumva afite akoba pe genda ukinjira nyine nyir'ijuru imana ikomeye akurinde kuko wagiye umisha byinshi umva ariko se ntugasimbare ngo nagwishe byinshi akanigendera ubwo nawe nicuza n'impamvu washatse ayo magambo niyo wakagombye kumbwira ngiye kwitabira konvokasiyo inzira y'umusaraba inzira y'umusaraba ni ndende ni ndende inzira y'umusaraba wabyutse ahubwo wowe waragiye njyana ntagiye gushakisha wa mukobwa mana wowe wibereye mu by'abakobwa wowe wibereye mu ndumva wibereye mu by'abakobwa ariko nawe arampangayikishije n'umugore wawe nawe arahangayikishije ariko none nabuze umutima kumutekerezaho none umvire rero ikibazo gihari kandi gikomeye cyane ikihe kibazo se noneho muri ino minsi ntabwo uri gutana n'ibibazo mana naraye ndose inzozi zintera ubwoba mbyutse ngo nkubwire ibyabaye usanga ntuhari nasi igihe wagende wari wagiye kureba uwo mukobwa niwe wari ukireba umwana hari umuntu wandangiye ahantu aciye ndamukurikiranye ushobora mukobwa nawe agiye kunsezana izina ry'Imana ngaho mbwira inzozi se ngo bimeze bite ko inzozi zawe nsigaye nzitinya nanjye ubwanjye nsigaye mfite ubwoba nizere ko atari inzozi mbi byagendera izihe nzozi ndahangayitse cyane kubera umuryango wanjye ndahangayitse cyane kubera umugore wanjye n'umwana ariko birumvikana pe noneho narushijeho guhangayika nkimara kurota zino nzozi inzozi zimeze zite yagize musindagize ariko niba ari harimo no gupfa tumenyesha hakiri kare ise ntabwo nibwo agifatwa yari muzima kandi mbonye atari n'ibintu bikomeye umuntu uje yigenze ni karibu urumva icyo kibaye muganga wa mubyeyi wese ubu ngubu reka nkubwize ukuri ntibibaza uriya mwana ntabwo asanzwe arwara ukuntu afashwe muri ibyo bintu binunguye yahinduye indyo se wenda ngo uvuge ngo nibyo yahinduye yariye cyangwa yariye mu gasozi amashyari mu bantu urabizi umuntu yarya mu gasozi agafatwa muri iki gitondo n'uburozi buriya bugufata uri ahantu hamwe ntabwo ubasha kugenda ubwo turabaho kutamenya bara turi ababyeyi nakunda ariko muganga aragiye kumwitaho njye ninjye nyiri ibitaro n'Imana irabijyamo irabibona kuri mwana Imana rero buriya ntimukajye muvuga ngo Imana kuko hari abantu bitwaza Imana ugasanga akazi bakoze ni gake kubera kwizera Imana cyane Imana ikora uyifashije muga ntabwo biratungana se buriya
bumenyi bwanyu. aya muganga buriya aragenda agahita amusuzuma ibintu birihuta ntabwo ari ngombwa ngo ibintu bitinde kaza akamenyesha Njye mbona abaganga baratumwe n'Imana. uramuha akanya gato Muramfasha nta kibazo icara mwana uramera neza. abahungu rwose rero nimba ari itamenya gucungana n'uru rubyiruko gusa ariko mbona arembye kurusha ibyo rero muganga buriya aratubwira uko bigenze muganga buriya araza mugabo bigenze bite ko mbona hanyuma rero uyu muhungu wawe mu bibazo anafite sinzi impamvu rwose uru rubyiruko rugiye gushira ruzira ibiyobyabwenge uyu musore ngiye kumusuzuma mutera urushinge buriya hari imiti izirana n'urumogi ni nko kohereza abajura babiri mu nzu imwe urumva ntabwo bahuze uyu mwana ntabwo nk'urumogi ntabwo asanzwe nk'urumogi umubyeyi w'umwaka kumuvugira muramumara rusangira uyu ni umubyeyi w'umwaka nta mubyeyi wifuza kubona umwana we yandagara nk'urumogi ntabwo yigeze nk'urumogi n'izina ry'ibone none ajya kunywa akaruka bikubwira abahungu b'iyi minsi barihisha n'abakobwa basigaye banywa urumogi wamenya ugiye saa 9 z'ijoro muri club ugasanga umukobwa atekera umugira ubusumba ariko ataha saa 2 uyu mwana ntabwo akunze saa 2 usugira ngo ugira amasaha ibyo byose none se yaba yaranyweye rya ariko naba ntabizi mbaza ngo reba n'iminwa ye n'ikimenyimenyi buri umuntu nk'urumogi urabona aka kantu ariko tukwiriye gushaka ikinyoma tumubeshya gituma ufasha iribagiza kandi cyumvikana. iribagiza nawe niyihangane ikizi niyihangane nanjye njye kwita ku rugo rwanjye. ibintu byari bigiye kura iribagiza namara kubona nyina akabona n'imitungo si bizaba birangiye se. icya mbere yamaze kumenya ko nyina ariho, yamaze kumenya ko hari imitungo bafite, igisigaye ni ukumubona no kubona iyo mitungo nta kindi. Kamara rwose reka uwo mugore wawaze tumwicaze dushake ikintu tumubeshya kigaragaza ko nyine kigaragaza impamvu uri gufasha iribagiza. Urabyumva uti ni igikiza ubu namubwira ko ari iyihe mpamvu? Tugishake nyine tugishake, kiraba kibaye ikinyoma. Kiraba ikinyoma ariko nyuma uzamusaba imbabazi ariko turebe ko twafashe iribagiza. Reka nkwereke ikinyoma tumubeshya. Ukamubeshya iki se? Ukamubwira ko ari iyihe mpamvu? Tubanze tujye kurya abana turaba twitekereza. Mubeshye se ko basezeranije amafaranga niba atayamaze kuri gukorera amafaranga? Wenda hari wenda nibwo yagira agatima. Ikibazo ahubwo nuko yabura. Ukaba uri mu kazi se? Nasezeranye ukaba uri mu kazi. Nabigenza gutya twamubeshye.